nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukwiriye kugaburira umuntu wacu w'imbere kugira ngo akomere, akure, yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'umugati w'ubugingo, aho tuzajya dusangira ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byerekeye kugaburira umuntu, kuko umuntu atazabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo azabeshwaho n'ijambo ry'Imana. Ndabasuje bakunze ibiganiro by'umutsima w'ubugingo, aho muhereye mwese n'abanyu mwese muri kwishimira bino bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'umwaka musha. Ntatinze, mfite ijambo rigufi nifuza kubasangiza. Ni amagambo ari muri Matayo igice cya mbere, duhereye ku murongo wa 23 tugeze kuri 24. Ariko ubirebye ni ikiganiro cya Yosefu, yari umugabo wa nyina wa Yesu. Icyo gihe yari agiye kurongora umwari, ariko yari yarabwiye ko azabyara umwana atari uwe. Ntabwo rero bwari ubutumwa bumworoheye. Igihe rero cyarageze, marayika amusanga mu bitotsi, aramuganiriza. Amen. Hari igihe rero Imana itureba ikabona tumeze nka Yosefu neza neza muri bino bihe. Umwaka ukagenda, amezi 12, ukamera nk'uwasinziriye, waranze kumvira Imana, ukamera nk'aho urimo kugira icyo navuga kutemera, kutizera, cyangwa se kutarekura ibintu bimwe bimwe, ugakomeza gushaka kubigenza uko ushaka. Ariko Imana ishimwe ko igisanga abantu bayo. Ubu butumwa buze bugusanga. Ndifuza yuko utaba mu minsi mikuru gusa ya Noheli n'umwaka musha, bibe kurya, kwishima, kugenda, gukora ibintu gusa binezeza umubiri. Amena. Rero reka dusome ayo magambo muri Matayo 1, tumve kino kiganiro cya marayika na Yosefu. Baravuga ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azamwita Emmanuel. Risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Bwari ubuhanuzi bwavuzwe kera n'abahanuzi harimo na Yesaya, bavuga yuko hazaba umwari azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel. Bisobanura ngo Imana muri twe, Imana mu bantu, umucunguzi yaraje. Ntituzi uwashizeho ino tariki. Ugiye muri Luka igice cya mbere bakubwira yuko marayika yasanze Mariya mu kwezi kwa 6. Wabibara ukabona ntibyahura neza n'ukwezi kwa 12. Ariko ibyo si byo dushaka kwibandaho. Icyo tuzi nuko umucunguzi yaje aravuka mu buryo bw'igitangaza. Rero abarimo kwishima, twebwe tuba turimo kunezerwa, natwe turibuka ibyo bihe nk'abizera umwami Yesu. Ariko icyo gihe rero Yosefu yari afite ibibazo byinshi mu mutima we. Yibazaga, ni gute ngiye kurongora umukobwa ufite inda atari yanjye? Ntabwo byari byoroshye. Ni kimwe rero nawe nanjye, ari igihe Imana itubwira ibintu ugiye gukora mu buzima bwacu, cyangwa ikadutegeka ibintu tugomba kumvira, kuko Yosefu yari gushaka akabivamo. Hari n'ahantu birivuga ngo amubenga rwihishwa. Ariko marayika ntabwo azakureka. Yesu Kristo ntabwo yiteguye kukureka. Umwaka urarangiye, n'ibyo ndumva afite ubutumwa ku bantu babwirwa n'Imana bakabyirengagiza. Amen. Ntibashaka kubishira mu bikorwa, cyangwa se bakabura imbaraga kubera ibitotsi by'umwuka. Ariko Imana iradusanga muri ibyo bitotsi, ikatuzanira ijambo ry'Imana, ikatuzanira abakozi bayo. Ntacyo bitwaye amezi 12 umaze usinzire cyangwa imyaka. Ariko igihe kirageze yuko ukanguka nka Yosefu. Ku murongo wa 24 niho hamfashije cyane. Haravuga ngo Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we. Marayika yamusanze amubwira kurongora umugeni we. Sinzi ibintu Imana imaze igiye kubwira gukora, cyangwa se kureka, cyangwa kwikorera, ariko ukananizwa n'ibitotsi byo mu mwuka. Mu Efeso 5 baravuga ngo ukanguka wowe usinziriye, kugira ngo Yesu Kristo akumurikire umucyo we. Yesu Kristo yaraje, n'ibyo turarya imiceri, tukishima, tukibuka amatariki n'ayandi. Ariko igihe kirageze yuko imbaraga z'Imana zigusanga. Uruta marayika ni Yesu Kristo, arakubwira binyuze mu ijambo. Ushobora kutarota nka Yosefu, ushobora kutabona abahanuzi. Hari abantu bakunda kugaburirwa na affection, bakagaburirwa n'abantu benshi babakunze n'amagambo meza, ariko birakwiriye ko nawe ukangurwa n'ijambo ry'Imana mu gihe nk'iki, kugira ngo wumve icyo marayika w'umwami Imana akwifuzaho. Arashaka yuko ubigenza uko wabitegetswe. Rero kugenza uko wabitegetswe birasaba izindi mbaraga, birasaba kwegera y'Imana, birasaba kwemera Emmanuel, noneho ukareka ibyo bintu byose. Rero iki si cyo gihe cyo kwishima gusa, ahubwo ni igihe cyo kwisuzuma,
tukabigenza uko marayika w'umwami Imana yadutegetse. Dukanguke rero, dukanguke uyu munsi, amatorero muzajyamo, ubutumwa tuzumva buzarengera iminsi mikuru, ariko buzabe ubutumwa udukangurira gukora icyo marayika w'umwami Imana adutegeka. Rero mbifurije noheri nziza n'umwaka musha n'abanyu, cyangwa se aho uherereye. Nagira ngo nsengere umuntu ari hano kugira ngo akanguke ave mu bitotsi by'umwuka, akore icyo marayika w'umwami Imana amutegetse. Uwiteka Umwami Imana, ndagushimiye iri jambo uyu munsi, uko wasanze Yosefu ukamusanga mu bitotsi by'Imana. Ndakweretse ibitotsi abana baba bafite, utarakumenya asinzirijwe n'ubuhumyi, ndakwingiza umumurikire nk'uko mu Befeso batubwira mu gice cya 5. Mu izina rya Yesu, uwari usinziriye amezi 12 akabura imbaraga zo kubigenza uko Umwami Imana amutegetse, Yosefu ngo yarabyutse abigenza uko marayika w'Umwami Imana amutegetse, arongora umugeni we. Hari byinshi bakwiriye gushira mu ngiro Mana, imbaraga zirabuze. Ndakwinginze muri kino gihe ugendere ubwoko bwawe. Ntituzi washizeho Christmas, ariko icyo tuzi cyo waravutse uza mu bawe, uwakwemeye wese wamuhaye ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Kuva uyu munsi Mana, reka umurikire benshi, kuko uri umucyo w'ubugingo, kugira ngo wigarure benshi. Ndagushimiye ko ubikoze, uherekeresha imbaraga zawe buno butumwa bwiza bugere kuri benshi bacitse intege, babuze imbaraga zo kubigenza nk'uko Umwami Imana abishaka. Mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizeye, amen.